rwose ni akantu k'agasirimu kandi twibanire nta hantu bijya keretse ubirambiwe pe. Ariko urabona ko nitwibanire, uyu mutako urasa neza kandi urasirimutse. Ikaze ku Mubyeyi Magazine. Ni buri mushya hano tuguhaye ikaze. Nje nibahizi Umutesi Lydie. Nutarakora subscribe ikora nonaha kugira ngo tugumane ku Mubyeyi Magazine. Nkuko mubibona rero hano mfite utuntu twinshi cyane dutandukanye. Harimo amavaze afite size zitandukanye, afite design zitandukanye, nkagira n'indi mitako itandukanye. Reka turebere hamwe ukuntu wabikoresha ndetse n'ukuntu biteye. Kubera iki rero? Kubera ko iwacu mu rugo akenshi dukenera gutegura, nibura iwacu hagomba kuba hari akavaze kamwe karimo akantu k'umuteguro, kuko bitanga ibyishimo, byongera umunezero, mbese ukabona mu rugo hari presentable. Rero reka duhere ku mavaze. Aya mavaze dore ya mbere ukuntu imeze. Iyi vaze irasa neza, iyi vaze ni ikirahure, iyi vaze iri presentable. Nkuko mubibona rero ni nini ugereranyije n'aka ngaka ko ni gatoya, ntabwo kangana kuriya, ariko design ntabwo ari zimwe. Hanyuma rero dufite nanone iyindi vaze nayo ifite design itandukanye na ziriya nari imberetse. Design ya kare y'ikirahure ubona kibyimbye, ubona kinini. Tukagira nanone akandi kavaze gatoya, nako akavaze karinganiye kari mu rugero. Hanyuma nanone dufite iyindi vaze ndende nayo wakoresha mu rugo utegura. Izi vaze zose rero nkuko muzireba, izi vaze wazikoresha uziteguramo indabo za naturere. Birashoboka kuzitegura muri aya mavaze yose maze kubereka. Washyira muri iki kinini, muri aka gatoya, muri aka kamoyenne, n'aka gatoya, n'aka kamoyenne, bitewe n'uko ubishaka, bitewe n'umubare ushaka gushyiramo, nanone bitewe n'amabara ushaka gukoresha. Akandi karusho rero wakoresha muri aya mavaze ni akahe? Nkuko mubibona hano dufite imicanga ifite amabara atandukanye. Dufite umucanga usa n'ubururu, tukagira umucanga nanone usa na orange, tukagira nanone uwundi mucanga usa n'umutuku. Hanyuma hano dufite umucanga usa na move, tukagira nanone umucanga usa na pink, umucanga w'umukara, umucanga w'icyatsi, umucanga w'umweru. Iyi micanga yose ubishatse wayitegura yose ukayishyira mu ivaze yawe, ukagenda ufata buri bara ushyiramo, ukongeraho irindi ushaka, ukongeraho irindi ushaka hejuru. Iyi micanga se uti kubera iki? Kubera ko iyi micanga wayikoresha nanone washyizemo amazi. Ushobora kuyishyira mu ivaze yawe ugashyiramo amazi, hanyuma warangiza ugashyiraho iyi micanga y'amabara ushaka. Ushobora gukoresha umweru, ushobora gukoresha umukara, icyatsi, bitewe n'ibara ukunze. Hanyuma ikindi wakora ni ugufata izi coquillage, warangiza ukazishyira mu ivaze yawe hejuru y'umucanga. Nyuma kuko tuzi ko amacoquillage aba mu mazi, kandi mu mazi naho haba harimo umucanga, ubwo ubanza nk'umucanga hasi, hejuru coquillage, hanyuma warangiza ugashyiramo amazi yawe, mbese bikamera nkaho biri mu nyanja cyangwa mu mazi. Kuko rero ibi birahure, aya mavaze ari ibirahure abonerana, nyine ubona kuko biri mu mazi. Reka dufate urugero rumwe rw'umucanga tugiye gukoresha.
Okay, reka mfate iyi vaze nirwo rugero tugiye kwifashisha uko wabigenza. Hanyuma n'umucanga w'umutuku agacake akabaho ifunguza. Rero tugiye kuwushyiramo muri vaze yacu. Urabona ukuntu bibaye mu kavaze. Okay, hanyuma rero tugiye no gushyiramo coquillage zacu hano. Tugiye gushyiramo n'amacoquillage kugira ngo turebe ukuntu biba bisa iyo wabiteguye biri kumwe. Donc ni nk'ukuntu biba bimeze biri mu mazi. Noneho tukaba tugiye kubyimurira mu nzu yacu. I remember the car rides, small fights, conversations all night. I never saw you as anything more than a friend, but now I see you in a new light. We're getting older, there's a sparkle in your eyes that wasn't there before. You give me butterflies, it makes me wonder if there could be something more. We were only kids when we first met. Now let's discover where we have been yet. I don't wanna wonder what could have been. So baby, take my hand and let my love We're getting older, there's a sparkle in your eyes that wasn't there before. You give me butterflies, it makes me wonder if there could be something more. We were only kids when we first met. Now let's discover where we have been yet. I don't wanna wonder what could have been. So baby, take my Murabona rero ko ari umutako usa neza ubereye ijisho. Donc ahantu waba ugateguye rwose ni akantu k'agasirimu kandi twibanire, nta hantu bijya keretse ubirambiwe pe. Ariko urabona ko nitwibanire, uyu mutako urasa neza kandi urasirimutse. Rero ikindi kintu wakora ni uko
wakongeramo amazi ubishatse, hanyuma ukabona ukuntu ugenda uhinduranya imitegurire yawe ukuntu uyifashe mu rugo. Rero ni urugero nari mberetse, ushobora kubikoresha muri iyi vaze nini ya moyenne, iyi zose noneho wanabishaka ukaba wavanga ugashyiramo amabara atandukanye, ukabanza umutuku, hejuru umweru, ubundi icyatsi cyangwa se orange, umva shuwa ni yawe. Hanyuma rero uramutse ubishatse wabisanga i Remera munsi ya Polifame ku muhanda w'amabuye, ndaza no kubashyiraho nimero wahamagara, hanyuma ubundi bikakugeraho ugategura iwawe, ukahagira heza, ukahagira neza, ugatanga icyanga cy'ubuzima mu rugo rwawe. Niba rero utarakora subscribe uyikore, ukore like, ukore share, hanyuma tugumane ku Mubyeyi Magazine. Murakoze cyane rero, naho utaha. Bye.